Amahoro ya Kristo bana b'Imana, na Alphonsine yankurije ubasuhuza, ni ka kanya kacu keza ko gusoma ijambo ry'Imana, turacyasoma mu gitabo cy'iyimuka Misiri, tugeze ku mutwe wa 30, uyu munsi turasoma duhere ku mutwe wa 30, tugeze ku mutwe wa 32, ni uguhera ku ipaje y'134 kugera ku ipaje y'139 muri Bibiliya Ntagatifu. Urutambiro ruturirwaho imibavu. Uzubake urutambiro rwo gutwikiraho imibavu, uzarukore mu giti cy'umunyinya. Uburebure bwarwo buzabe umukono umwe, n'ubugari bwarwo bube umukono umwe, ruzabe rufite rero impande zingana. Ruzagire n'ubuhagarike bw'imikono 2, kandi amahembe yarwo azabe akoze mu giti kimwe na rwo. Uzarwomekeho zahabu iyunguruye ku ruhande rwo hejuru, ku mpande zarwo hirya no hino, no ku mahembe yarwo, maze uzaruzengurutseho umuguno wa zahabu. Uzarutereho ibifunga 2 bya zahabu munsi y'umuguno ku mpande 2. Uzabishyire mu mbavu 2, kugira ngo bizinjizwemo imijishi bazajya bahekesha urutambiro. Imijishi uzayikore mu giti cy'umunyinya, nayo uyomekeho zahabu. Uzashyire urutambiro imbere y'umubambiko ukingirije ubushyinguro, aho nzajya mbonanira nawe. Aroni azajya ahatwikira imibavu igenewe gutwikwa, abigire buri gitondo igihe atunganya amatara. Kandi igihe Aroni azajya acana amatara nimugoroba mu kabwebwe, naho azayitwike. Bizaba umubavu w'iteka ryose imbere y'Uhoraho, uko ibihe bigenda bisimburana. Hejuru y'urwo rutambiro ntimuzagerekeho umubavu udatagatifujwe, cyangwa igitambo gitwikwa, cyangwa ituro, kandi ntimuzarusukeho igitambo giseswa. Byongeye, Aroni azakora umuhango wo guhongerera ibyaha ku mahembe y'urutambiro 1 mu mwaka. Azajya arusukura akoresheje amaraso y'igitambo gihongerera ibyaha 1 mu mwaka, uko ibihe bigenda bisimburana iteka. Urwo rutambiro ruzabera Uhoraho ahantu hatagatifu rwose. Ikoro ry'Uhoraho. Uhoraho abwira Musa, avuga ati, igihe uzabarura Abisiraheli, buri muntu muri bo azaha Uhoraho ingurane y'ubugingo bwe, kugira ngo hatazagira icyorezo kibadukamo ku mpamvu y'iryo barura. Dore icyo bazatanga. Buri muntu mu bagomba kubarurwa azatanga igice cy'isikeri gipimiye kuri sikeri y'inguru, ingana n'amagera 20. Icyo gice cya sikeri kizaba ikoro ry'Uhoraho. Umuntu wese uzaba afite imyaka 20 cyangwa ayirengeje, azatanga iryo koro ry'Uhoraho igihe azajya kubarurwa. Igihe muzazana ikoro ry'Uhoraho ngo ribe ingurane y'ubugingo bwanyu, umukungu ntazasumbyeho, n'umukene ntazatanga ikiri hasi y'igice cy'isikeri. Abayisiraheli bazaguha ifeza y'iyo ngurane, maze uyikoreshe imirimo y'ihema ry'ibonaniro. Ibyo bizabera Abayisiraheli urwibutso rw'ingurane y'ubugingo bwanyu mu maso y'Uhoraho. Igikarabiro bisukuriramo. Uhoraho abwira Musa muri aya magambo, ati, uzakore igikarabiro mu cyuma cy'umuringa n'urugata rwacyo mu cyuma cy'umuringa, bajye bakisukuriramo. Uzagishyire hagati y'ihema ry'ibonaniro n'urutambiro, maze uzasukemo amazi, kugira ngo Aroni n'abahungu be bayogerezemo ibiganza n'ibirenge. Igihe bazinjira mu ihema ry'ibonaniro, bazajya bakaraba ayo mazi kugira ngo batazapfa, kimwe n'igihe bazegera urutambiro ngo bakore imirimo yabo, batwikira Uhoraho ibitambo. Bazajye biyoza ibirenge n'ibiganza kugira ngo batazapfa. Bizaba itegeko ridakuka kuri Aroni no ku bazamukomokaho, uko ibihe bigenda bisimburana. Amavuta matagatifu. Uhoraho abwira Musa aya magambo, ati, ushake imibavu y'indobanure, uburemere bw'amasikeli 500 ya manemane y'umushongi,
Igice cy'ubwo buremere ari byo kuvuga amasikeli 250 ya sinamomu n'amasikeli 250 y'imbingo zihumura cyane, amasikeli 500 ya kasa, byose bipimiye kuri sikeli y'ingoro, hamwe n'urwabya rw'amavuta y'imizeti. Uzabikoremo amavuta matagatifu agenewe gusiga, bibe ikivange gihumura cyane nk'imibavu yakozwe n'umuhanga. Bizaba amavuta matagatifu agenewe gusiga. Uzayasiga ihema ry'ibonaniro, ubushyinguro bw'isezerano, ameza n'ibikoresho byayo byose, ikinyarumuri n'ibigendana nacyo byose, urutambiro rw'imibavu, urutambiro rw'ibitambo bitwikwa n'ibikoresho byarwo byose, igikarabiro hamwe n'urugata rwacyo. Uzabitagatifuze, bihinduke bitagatifu rwose, maze n'ikizabikoraho nacyo kizabe gitagatifu. Uzasiga Aroni n'abahungu be, maze ubatagatifuze ngo begukire ubuherezabitambo bwanjye. Hanyuma uzabwire Abayisiraheli uti aya ngaya ni amavuta matagatifu agenewe gusiga, uko ibihe bigenda bisimburana. Ntibazayasige ku mubiri w'umuntu, kandi ntibazakora ayandi ameze nkayo. Ni ikintu gitagatifu, maze azakomeze ababere matagatifu. Nihagira ugerageza gukora amavuta nk'ayo, cyangwa akayasiga ku muntu usanzwe, uwo nguwo azacibwa mu muryango we. Uko bazakora imibavu mitagatifu. Uhoraho abwira Musa ati ushake imibavu, amakakama atoranyijwe, imbingo zihumura z'amoko yose, n'ububani bw'indobanure, byose mu rugero ruhwanye. Uzabikoremo umubavu utwikwa, uvanze ku buryo bw'abahanga, uzongeremo umunyu, maze byose bihinduke umubavu usukuye kandi mutagatifu. Uzasye mukeya, maze uwushyire imbere y'urwibutso rw'isezerano, mu ihema ry'ibonaniro, aho nzajya mbonanira nawe. Uzakubera ikintu gitagatifu rwose. N'uwo mubavu uzakora, ntuzagire undi wikorera umeze nka wo, uzakubera ikintu cyeguriwe Uhoraho. Nihagira umuntu ukora undi nka wo, ngo awinukirize, azacibwa mu muryango we. Abakozi bazahanga ibikoresho byose bigenewe ingoro y'Uhoraho. Uhoraho abwira Musa ati dore mpamagaye mu izina rya Besaleli mwene Uri, umwuzukuru wa Huri wo mu nzu ya Yuda. Namwujujemo umwuka w'Imana, maze muha ubuhanga, ubwenge n'ubumenyi bw'imyuga iyo ari yo yose, kugira ngo ahimbe ibikoresho by'agaciro bicuzwe muri zahabu, feza n'umuringa, kandi aconge amabuye y'indobanure, abaze ibiti, anatunganya imirimo iyo ari yo yose. Kandi dore nashyize Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu nzu ya Dani hamwe na we. Umutima wa buri muhanzi nawushyizemo ubuhanga, kugira ngo bazakore ibyo nagutegetse byose: ihema ry'ibonaniro n'ubushyinguro bw'isezerano, urwicurizo ruri hejuru yabwo, n'ibintu byose byo mu ihema, nk'ameza n'ibikoresho byayo, ikinyarumuri cya zahabu iyunguruye n'ibigendana nacyo byose, kimwe n'urutambiro rw'imibavu, urutambiro rw'ibitambo bitwikwa n'ibikoresho byarwo byose, igikarabiro n'urugata rwacyo, imyambaro y'imihango n'imyambaro mitagatifu ya Aroni umuherezabitambo, kimwe n'imyambaro abahungu be bambara bakora iby'ubuherezabitambo, amavuta yo gusiga n'imibavu ihumura igenewe ingoro. Ibyo byose bazabirangiza bakurikije ayo mabwiriza yose naguhaye. Ikiruhuko cy'isabato. Uhoraho abwira Musa aya magambo atubwira Abayisiraheli uti muzubahirize amasabato yanjye mubishishikariye, kuko ari cyo kimenyetso nashyize hagati yanjye namwe, uko ibisekuru byanyu bikurikirana, kugira ngo bamenye ko ari jye Uhoraho ubatagatifuza. Muzakurikize rero isabato, kuko ari umunsi mutagatifu kuri mwe. Utazayubahiriza wese azicwe. Umuntu wese uzakora umurimo kuri uwo munsi azacibwe mu bave ndimwe. Mu minsi 6 bazajye bakora imirimo,
maze umunsi wa karindwi uw'ikiruhuko cy'isabato, umunsi mutagatifu wagenewe Uhoraho. Umuntu wese uzakora umurimo ku munsi w'isabato azicwe. Abayisiraheli bazakurikize rero isabato, maze isabato izababera isezerano ry'indahinduka kuva mu gisekuru kujya mu kindi. Ni ikimenyetso kizahoraho iteka ryose hagati yanjye n'Abayisiraheli, kuko Uhoraho yaremye ijuru n'isi mu minsi 6, ariko ku munsi wa karindwi agahagarika imirimo akaruhuka. Uhoraho amaze kuvuganira na Musa ku musozi wa Sinayi, amuha ibimanyu 2 by'amabuye y'urwibutso rw'isezerano. Ayo mabuye yari abaje kandi yandikishijweho urutoki rw'Imana. Ikimasa cya zahabu. Icyaha cy'Abayisiraheli. Imbaga ibonye ko Musa atinze kumanuka ku musozi, ikoranira iruhande rwa Aroni, maze baramubwira bati, ngaho dukorera imana zo kutugenda imbere, kuko Musa uriya watuvanye mu gihugu cya Misiri, tutazi uko byamugendekeye. Aroni arababwira ati, nimukure impeta za zahabu mu matwi y'abagore banyu n'ay'abahungu banyu n'abakobwa banyu, maze muzinzanire. Bose biyambura impeta za zahabu bari bafite ku matwi, bazizanira Aroni. Nuko yakira iyo zahabu arayishongesha, ayicuramo ishusho ry'ikimasa. Nuko baravuga bati, Isiraheli, dore imana zawe zakuvanye mu gihugu cya Misiri. Aroni ngo abibone, yubaka urutambiro imbere y'icyo kigirwamana, maze avuga aranguruye ati, ejo hazaba umunsi mukuru wo kubaha Uhoraho. Bukeye bwaho rero mu gitondo cya kare batura ibitambo bitwikwa, bazana n'igitambo cy'ubuhoro. Nuko imbaga iricara, bararya baranywa, nyuma barahaguruka barabyina. Ubwo ngubwo Uhoraho abwira Musa ati, hoga imanuka, kuko umuryango wawe, wa muryango wavanye mu gihugu cya Misiri, wihumanije. Ntibatindikanije guteshuka inzira nari narabategetse, bihimbiye ikigirwamana cy'ikimasa, bapfukama imbere yacyo, maze bagitura ibitambo bavuga ngo, Isiraheli, dore imana zawe zakuvanye mu gihugu cya Misiri. Uhoraho abwira Musa ati, ndabona neza ko uyu muryango ufite ijosi rishingaraye. Ubu ngubu noneho ndeka, maze uburakari bwanjye bugurumane, mbarimbure. Nyamara wowe nzakugira ihanga rikomeye. Musa yurura Uhoraho Imana ye avuga ati, mbese Uhoraho, kuki uburakari bwawe bugurumanira umuryango wawe, wivaniye ubwawe mu gihugu cya Misiri ukoresheje ububasha bukaze bw'ukuboko kwawe? Ni iki cyatuma Abanyamisiri bavuga ngo, yabimuye ino abitewe n'ubugome, agira ngo abicire mu misozi, abatsembe ku isi? Cubya uburakari bwawe bukaze, maze ureke nabi wari ugiye kugirira umuryango wawe. Wibuke indahiro warahiriye ubwawe usezeranya Aburahamu na Isaki na Yakobo abagaragu bawe, ugira uti, nzagwiza urubyaro rwanyu nk'inyenyeri zo mu kirere, kandi iki gihugu navuze cyose nzagiha abana banyu, maze bagitunge ingoma ibihumbi. Nuko Uhoraho yisubiraho, areka inabi yari yashatse kugirira umuryango we. Musa arahindukira, amanuka umusozi atwaye bya bimanyu 2 by'amabuye y'urwibutso rw'isezerano. Ayo mabuye yari abaje kandi yanditseho ku mpande zombi, imbere n'inyuma. Ibyo bimanyu byari byakozwe n'Imana, kandi n'inyandiko yari inyandiko y'Imana isharaze kuri ibyo bimanyu by'amabuye. Yosuwe yumva urwamo rw'imbaga yasakabakaga, maze abwira Musa ati, ndumva urwamo rw'intambara mu ngando. Musa arasubiza ati, urwo rwamo si indirimbo y'umutsindo, si n'amaganya y'abatsinzwe. Jyeweho ndumva ari urwamo rw'indirimbo z'ababyina. Ngo agere hafi y'ingando, abona cya kimasa n'abakibyiniraga. Nuko uburakari bwa Musa buragurumana, ajugunya bya bimanyu by'amabuye, bijanjagurikira munsi y'umusozi. Maze yenda cya kimasa bari bakoze, aragitwika, agisyamo ivu rigogoye, arivanga n'amazi, maze aryohera Abayisiraheli. Musa abwira Aroni
ati uyu muryango wakugenje ute kugira ngo wemere kuwukoresha igicumuro gikomeye? Aroni arasubiza ati uburakari bwa databuja nibwoye kugurumana. Ubwawe ntuyobewe ko uyu muryango ubogamiye ku kibi. Bambwiye bati dukorera imana zo kutugenda imbere, kuko Musa uriya wa mugabo watuvanye mu gihugu cya Misiri tutazi uko byamugendekeye. Ndababwira rero nti abafite zahabu nibaziyambure ku matwi. Barazimpa maze nzishongesha mu muriro, maze havamo icyo kimasa. Bene Levi bayoboka Uhoraho. Musa abona ukuntu imbaga yatannye ko Aroni ari we wari wayiteye gutana, bigatuma abanzi bayo bayiha urw'amenyo. Nuko Musa ahagarara ku irembo ry'ingando, aravuga ati indahemuka z'Uhoraho nimunsange. Nuko abahungu ba Levi bose bakoranira iruhande rwe. Arababwira ati Uhoraho Imana ya Isirayeli aravuze ngo buri muntu muri mwe niyambare inkota ye ku itako, maze mugende mu ngando, muzenguruke hose muva ku nzu imwe mujya ku yindi, buri muntu yica uwo bahuye, yaba mwene nyina, yaba inshuti ye, cyangwa undi bafitanye isano. Abahungu ba Levi bakora icyo Musa abategetse, maze uwo munsi mu mbaga hagwa abantu nk'ibihumbi 3. Hanyuma Musa aravuga ati kuva uyu munsi Uhoraho arabiyeguriye, kuko ari ntawashidikanije kurwanya umuhungu we cyangwa se mwene nyina. Uyu munsi Uhoraho nabaha umugisha. Musa asabira imbabazi Abayisiraheli. Bukeye bwaho Musa abwira rubanda ati mwakoze icyaha gikomeye. None ubu ngubu ngiye kuzamuka njya imbere y'Uhoraho, wenda nashobora kubaronkera imbabazi z'igicumuro cyanyu. Musa yongera gusanga Uhoraho, maze aravuga ati ntabyo, uyu muryango wakoze icyaha gikomeye, bihimbiye ibigirwamana bya zahabu. None rero ubabarire igicumuro cyabo, bitabaye ibyo unsibanganye mu gitabo wanditse. Uhoraho asubiza Musa ati uwancumuyeho niwe nzasibanganya mu gitabo cyanjye. Ngaho genda uyobore umuryango aho nakubwiye, umumarayika wanjye niwe uzakugenda imbere. Ariko umunsi wo kubahana nugera, nzabahanira igicumuro cyabo. Nuko Uhoraho ahana imbaga kubera ikimasa bari bacuze, cya kindi Aroni yari yakoze. Nimwakire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirakarama, ijambo ry'Imana turaryemera, tuzajya turikurikiza mu mibereho yacu no mu bikorwa byacu. Amahoro y'Imana nshuti rero, ni ijambo ry'Imana twasomaga mu gitabo cy'iyimuka Misiri. Uyu munsi dusoreje ku mutwe wa 32. Ubwo butaha tuzasubukurira ku mutwe wa 33 nyine w'igitabo cy'iyimuka Misiri, ni ku ipaje y'139. Yesu abarinde naho ubutaha.